bana mujuru bumvisha ibintu nimugire ngo amen. Ubwenge rero n'ubuzima bugaragazwa n'imyitwarire yawe. Amen. Nimba kubaha Imana kukubaho kutabasha guhindura ibyo ukora n'ibyo uvuga ntabwo ari ko. Amen. Ndegere neza. Hari ibintu nahawe biranze ngaruka ndabizi nk'uko arabisingura. Mugire ngo amen. Bibiliya yavuze ngo se ninde munyabwenge hagati muri mwe ninde uzamva ko abubwira kandi akumva ari umuhanga aravuga ngo nabitwereke atavuze. Mugire ngo amen. Wabyerekanishi ingeso ze nziza. Icyakabiri ngo azerekanisha imirimo akora. Ngo kandi ntabyerekane ngo biri byonyine ngo abyerekane biri kumwe n'iki n'ubwenge. Mana we reka nsure ntangana yewe. Ninde y'umukobwa uzawumva kwagira ubwenge natwereke isosi natwereke icyo ubwo bwenge bwakoze mu buzima. Nimugire ngo amen. Cyangwa twereke imirimo kuri umunyabwenge iri ku bwenge uzawutanga imirimo tuvuge ngo amen. Ubwenge nibwo nyina w'imirimo. Nimugire ngo amen. Kandi ubwo nibwo bwenge bwavuye ku Mana. Yavuze unimburiwe kandi ukatuka ku muhanda ngayerekana neza erekana n'imirimo z'uko kandi uzerekanisha ubwenge. Nimubwire ngo amen. Umwanditsi yanditse ibintu bikomeye ubwo bwenge bugira ariko navuze ngo simbuke soma ikijambo heka. Nimugire ngo amen. Kivuga ngo ubwo bwenge cya mbere buraboneye n'ubw'ineza n'ubw'amahoro bwemera bwibwa inama ngo n'imbuto nziza. Nimugire ngo amen. Wako nasubiyeho dutangiye rero twumve rero. Ubwenge utanga imbuto nziza. Ubwenge iyo buri mu muntu bw'Imana. Nimugire ngo amen. Bwera imbuto singumba bugira ibikorwa n'imirimo uzabukora. Nimugire ngo amen. Ikagaragarira iki abantu bakavuga ngo kanaka ngo yarakijijwe. Nimugire ngo amen. Kandi ntaba yaje kubabwira ngo yarakijijwe vuga ngo azavyerekanishi ingeso ziwe nziza akongera imirimo akora akavuga ngo ni ukuri ngo ni umukristo. Nimugire ngo amen. Kuko yavuze ngo ikintu kitaba kiburimo kiza gituma isi yose itigera ishidikanya ngo baza basanga ngo tuzaburobanura ku butoni. Tuzabwira ngo tuzaburobanura ku butoni na uzindi terme byita. Nimugire ngo amen. Amaranga mutima bugire kibugire ibintu by'akazi kibugire igifamiye kibugire ikinyabyinshi. Bimwe muje gusamukana bari kuvuze n'abandi. Nimugire ngo amen. Kibugire izo wewe iyo ugiye kwera imbuto uzabwera imbuto zitarimo kurobanura ku butoni bigatuma babibonye bose. Nimugire ngo amen. Bavuga ngo ndora Imana. Nimugire ngo amen. Kubera iki babonye ari ubwenge butarobanura babonye nta marangamutima bushoreye basanze bukomoka ku kubaha iki Imana. Twese tubwire ngo amen. Twongere amen. Icyayi cya nyuma bavuze ngo bukurwamo bwamara ngo bukaba bunoze bunogereye ari bwiza budashidikanywaho. Bwira mugenzi wawe ngo ntibwira mu buryarya. Ikijyajya dufite wewe kandi ijyajya nizo zishe isi. Tuvuge ngo amen. Ijyajya nizo zishe Yesu. Ariko Imana ishimwe kutangiza injyajya. Nimugire ngo amen. Imana ihimbarizwe kuko yanze ko imvimuro njyajya katika jina la Yesu. Tuvuge ngo amen. Waruzi umuntu kuza agaseka
akakubwira ibintu, akakubwira umuntu nabi gutya mu kanwa, wakubita gutya muri telefone yiwe ugasanga niwe nshuti yiwe baza bavugana kuruta abandi, kandi ugasanga amazina hamwe ugatangara ntibashimwe ariko kwisi nibi ndavuga ngo Yesu ndagushimira ko wamwe muri liste y'ijyaje kandi ngazanga sinzaka zifite impuhwe ko zapfuye nabi uburyane ubwenge buva ku Mana ntibuba mwiki uburyane. Iyo umuntu ari indyane ntakunda kandi ntiyanga vuga ngo araho Imana izimuka uw'abantu badashimye imfura bamusuzurije imitwe kandi ari we muzeyi w'ibindi kubera ingendo ya Yesu nimugire ngo eme kubera ukuntu Yesu yarateye nicyo cyatumye imfura nazo zimwanga zabonye umuntu ubarenze nimugire ngo eme bari bazi ko abaturaga aribo bazakomera amashi noneho babona umugabo uje ateye iyo basanga ntazajyajyamo nabuke iyo basanga iriya hirya babona umujyajya nimugire ngo eme basanga nta bugome nabuke nta mwazagira mu isi baravuga ngo ariko uyu mugabo ateye gute. Yesu ababurira uburyo mu isi, abanyabwenge imfura abami baracanganyikirwa baburira uburyo baruwe ngo intambira baravuga ngo apfe haratubangamiye. Iyo atambutse tuba twibona gusa kuri iyo umuntu yakiranutse neza baramwanga. Si mpamvu bazamwanga nuko abita bakomeye kandi ntaho bakomereye. Ari ngiye kuvuga ijambo Nyamurenge bazavuga ngo akomeye nka kwa kundi kwige amase ngo niyaza akomeye ngo abakomeye ngo bamwanga ngo nuko yari ngo yabagutsindishaga gukira. Hari aho Bibiliya izivuga nimugire ngo eme ngo igituma banyanga ngo nuko nza mbabwira ukuri ngo kwibyaha bazabagira gute bazabakora kubera ko nza mbabwira bazabanya muzabona niko Yohana yego baranyanga ariko ndababwira icyo banyangira. Nimugire ngo eme nzambabwira ukuri kw'ibyabo mwe mutari muzi kavuga ngo umve ko Yesu we tubagira ngo ubugome n'uburyarya kandi Yesu yageza yita ku cyubahiro cy'umuntu icyo nacyo ari kumwangiranya. Nimugire ngo eme abantu bazaturamutsa zarabi bakagira kuyuwe we umuntu ni umuntu abantu bose bafashe kimwe kubera atazamenya ko dukwiriye kugira ibitebe bizamutse. Amen. Mbese ntekereza kare forume zatekereza ikanisa ariko sinkababwira. Nimugire ngo haleluya. Forume de l'église ndabitekereza gaseke ariko Imana izobita. Muzamura amaboko tutangiye haleluya. Zibamo kurobanura ku butoni cyakabiri ntabwo habamo ubunyari n'ubuzima isirere yitege igatera sayiti. Nimugire ngo eme ikuba eshaka kubabwira iki kintu. Nimugire ngo eme nasanze ngo isi ngo ikeneye ubuzima bwa Yesu ngo habe nayo tuvuge ngo eme ngo habe nayo iyi si rusange ngo irabushaka ndetse ngo izigerageza kubukora ngo ariko bikanga ukanda nk'ibyo yashaka ngo nuko ubuzima ngo bwo kwera imbuto nziza ngo bwari bukenewe mu isi
n'abami baramukeneye n'abatwara, ariko kubera ko inzira yabo igoye ngo bazabagerageza kubukora ngo kuko habuze ba nyirabwo. Nimugire ngo yeme ngo ariko bakabikora nabi, ngo kubera ko iyo abantu bagerageje kugaragaza urukundo, abandi bakagaragaza kugira neza, kwera imbuto nziza, ngo babikorera kubw'inyungu zabo. Nimugire ngo yeme abandi ngo bakabikorera kugira ngo bashime, ngo bakabikorera kugira ngo abantu babarire babavuge. Ngo Imana ngo n'ubundi kandika ngo bitigeze biba, ngo kubera kuko ngo bitakoreshejwe ubwenge. Bivuga ngo bitakoreshejwe ubwenge, tumva ikindi wumve ngo kuko bitakomotse mu kubaha Imana, ahubwo ubundi abagabo benshi bafite imishinga banditse ko ari imfubyi n'abapfakazi, ariko yubatse amazu 5 nta mfubyi rubaka akadusha. Arasa n'uwendaga kugira neza, ariko kuko nta bwenge buri. Nimugire ngo azabikora nyine uko ashaka kubw'inyungu ye, ariko agerageza kugaragaza kuweza imbuto nziza. Hari abantu benshi bakomerwa amashyi n'abantu kandi bafite ibintu berekana bisa nkaho ari byiza, ariko Imana iyo ibirebye izibona bibose, ukabona biranuka, kuko izi ku mifuko yabo yuzuye ibintu bitiriye abantu, ariko nyamara kugira ngo bahaze inda zabo. Kubera iki? Nta bwenge, nta kubaha Imana. Topiki ni ubwenge. Ubwenge bwavuye twavuze ngo kugira ngo ni ukubaha Imana, ni ukuvuga ngo kubaha Imana. Twasanze ngo niwo mwarimu uza wigisha ubwenge, akazabwira umuntu ifaranga si zawe, izi ni zo zawe. Nimugire ngo iki ikukoze sico, iki ni cucucu aho cyo gukora. Twese tugire ngo mwebwe ngo mwari abanyabwenge mw'isi, ngo kubera ko mwayobewe ubwenge mufite. Nimugire ngo ngo mwarabwiyamuye ngo murangize musigara mugenda mumeze nk'ibihuzihuzi. Mutegeye mwumve ibintu numvishe. Nimugire ngo ngo kubera kubaha Imana ngo niko kwarabaremeye ngo imbuto nziza, ngo kugeza ku rwego n'umupagani wawe tuvuge ngo ngo agendera muri ya shusho yo kwera imbuto nziza. Ngo kuko ngo nimwe bande rwangwa abahungu bawe n'abakobwa bawe. Nimugire ngo n'abagore bawe nibo bari abambere mu bwenge. Ihishwa amaso yanyu n'imitima yanyu. Ndaza kubabwira ibimenyetso. Zamura amaboko. Bariko bamaze gutakaza Imana ngo bayoberwe ubwenge, ngo barangize bihimbira ibindi, ngo ariko kwiyamura ubwenge. Muvugo none ariko bihanga. Nimugire ngo jewe maze kugera mu bihugu bitari bike. Nimugire ngo ni twebwe bantu bongi bafite abagabo bafite umugore yashatse tuvuge ngo afite imyaka 16 20 bagasaza bakagira na 70. Abandi mu bihugu naciyemo ni uwa 3 ni uwa 4 ni uwa 5 kandi ntabwo bapfuye. Tuvuga ngo bari hirya. Nimugire ngo mutimurambwira ngo imbaraga yabaheshaga kubaka isongo ngo bwari ubwenge, ngwisi ngo yoshe kubukopera no kubureba, ngo ariko kubera ko mutigeze mumenya ko ari ubwenge mufite, ngo nicyo gituma mwambutse umupaka mwashika i Burundi ngo muri Ghana, mushike i Rwanda ngo muri Ghana, vuga ngo n'ubupfu mwamutwara, mushike muri Uganda muri Ghana, ngo mamuju mone muri Kenya, mugiye gusigara kamucyo. Imipaka ingana itanu. Kubaha Imana ni ubwenge. Tegere mworoheje. Nimugire ngo abakobwa bacu bazagira ngo bamenye ubwenge,
nabo baraguye ubupfu neza bagufasha bakamufasha mu mutwe ukamagenda kandi ukagenda ifyeye yewe kandi ndavuga ku bintu byantangaje nabwiye ngo hari n'abaterena b'ubupfu ngo kandi iyo babatereninga ubupfu ngo bazakubwira ngo urakajije ngo ariko mu wundi mwuka bakubwira ngo ariko ube uragumana ubwenge gute twese twarabutaye nawe gute umbwire ngo yewe kuri gute ukubambaye gute bagatura uzubwira gute keba gute zamura gute donc bikipfu bijije bubuze ngo kurakunda kurubambara ibintu kubigize kegereza kubera ko waba ugomba gusigara n'ubwenge abandi bose bari bayibipfa ariko siko aza abivuga mu yindi mvugo reka ndagarara umugore asanga undi wihanganira urugo ugiye gutsinda urugamba satani yashoye ku ruguru akamubwira ngo urijije ibi biracyaba uracyari ruguru kuba muri ubu buzima akuriye akabiri uzagiye kukujana agiye kukujana ku karenge kazagoza mu marira y'iteka kandi uzahora n'icubahiro kike kugeza upfuye abadivorce bose bose barangaha mumenye ngo muri ba antivalere jusqu'à votre mort kugeza umunsi muzapfa vous êtes des antivalere ukumva igifaransa se kabisobanura muri abantu bataye agaciro kimubwire kuko timuri abagore timuri n'abakobwa timuri n'abahungu uvuga ngo muri bintu biraho bari hagati ntabababara sambale ari ibyo babikoreshejwe n'ubwenge bukariko babwise ngo nubuki ngo nukujijuka kubera ko kubaha Imana gutegeka abantu bose kwihangana ariko wewe bagiye kwibza tarifs ariko yaragukoshe yaraguhemukiye kuko nta mvura idahita nta n'urugamba rutotsinda samura umunyake uzerekanisha ingeso zawe n'ibintu ukora nimugire ngo eme uzerekanisha ingeso zawe ukazerekanisha ukaba muri dynamique mfite mu mutwe hafite ubwenge kandi ibyo byose bikomoka ku Mana yize natwe umubwire ngo izo si imbaraga z'abantu imbaraga z'Imana iyo umuntu yakiriye ubwenge utunganya urugo rwe tuma abana n'abaturanyi neza nimugire ngo tuma abana be baba beza ni ukuvuga ngo kubaha Imana ni umurongo nyine w'ubwenge iyo utakaje uza wiremera igicucu uza wihangira ariko mbwira twari ko tuganira ati mbonya abasore bwinshi mbise ubusore ariko n'abasore kavuga abasore benshi cyangwa abagabo benshi n'abahungu benshi n'abakobwa benshi bagiye kuri media ngo ko barigisha ingo nk'abari bakavuga ngo les petits enfants comment les bébés peut enseigner les autres bébés biguta umwana yakwigisha undi mwana izigo bararize ejo numvisha umwe sinzi najaza muri Kenya gaba wifi cyane tuvuge ngo tuba tuba tukareba n'igihe tutari dufite kureba ariko tugakandaho nimugire ngo iyo tubikanga amazi no ndareba jewe ndaseka ndavuga ngo buriya iyo umuntu adafite ubwenge bwinshi azahita agira ngo udafite n'ikirenga kubera kuko ntazi ko abandi basuzuguye uburyo bwiwe kamera nindi cyane kubera ko abantu bose ntibagira ubwenge nimugire ngo kandi abantu benshi bakunda gutegera bene amagambo bataye kujya si bwo bwenge tuvuge ngo oya ubwe gutabuka no guteshwa ijambo si bwo bwenge ariko umuntu ushobora kumurangiza ukabona icyerekezo cy'ugahita umenya ni for intellectuel kandi yagerageje kukaravuga neza kuri Paula nawe aranga mugire ngo none umugore n'umugabo undi ari nibaza abantu buriya ba cameraman hari igihe bashinzwe kugira ngo bagukoresha kaperinati yego akakubaza ibibazo byanga bikunze gutera akabazo bituma uhubuka
yego kandi nimba ntabwiye ngo ufite bwo kumbwira ngo cyo singisubiza urageragezaga n'ugeragezaga n'ubupfura ubwire ngo haleluya kuko kidakwiriye gusubizwa kikwiriye kurekwa niba ikintu utagisubiza kireke tukagisubiza bana kwiriye ngo kuri aho hoteli tugambwe ngo ushukije ngo yabaje rero kwabaza abantu abazi ibibazo sikadaye kubyita iby'ubwo ariko nyine biraha kubaza umuntu uyu mugore umukundi wazaga hariya turatugamuza muri kutuvuga ngo mugize mu mutwe ari ukundi umugore wawe wateye gutya ngo ameze gutya nimugire ngo eme oya umugabo none ikintu cyansigaje gikomeye nuko yamubajije nushaka kubereka ko danje umuntu agira ngo yagize ubwenge ariko atabufite tuvuge ngo eme bakubajije ngo se ngo niki cyagutandukanya ngo n'uyu mugabo uko ngo ashinzwe kwigisha ibyingo ngo icyakora jewe ko muravuga icyakora jewe ngo hari ibintu utekereza ngo ntacyo ariko ngo icyo utekereza wari mu bigoye ngo utoteza nk'umugabo yakubise we none ndibaza tese uyu ko wavuze gutyo kuko abagore benshi abagabo bazagira bati tubaza bakubitisha ni ukuvuga ngo arababwiye ngo mwese musohoke muri we kandi ushobora kuba bazasubanya ikazi bakwiye ugasanga yakoze amahanga semenene abagabo baza bakubita abagore polisi zababona umubwira ngo polisi zabafata kuko niyo ishoboye ntabwo tubyemeye nta nubwo tubivuzeho ariko umubwira ngo ntabwo twobwira abantu kuko tuzi ko ibyo bibaho ngo nibagukubita urushi ngo uvuge ngo gusenya aho urushi kandi bakazana gukubita uzoza mureka hari agaforumire nigeze guhabwa navuga ngo abantu bazabaja gusenya ngo barabipanze ngo kandi umuntu akipangira gusenya atabizi bakuri umuntu mutazayipangira gusenya ni umuntu uzawamuvuga kuritega ibitego kandi satani karakumva ngo jewe wanuga we ushaka kandi ariko ngo wakojeje urusha ngo ni ukuri ngo nahita ataha bakumvise ibyo uvuze undi akambwa uje ibingibi ngo yaye uje umugabo agiye ngo akamara ahantu nk'umwaka ngo nataye iwacu kandi twatandukana satani azashaka kujya hamujana numva rusiga rwana n'ico wagize gute azomubembereza umunsi umwe yayiriwe nataha uze uhitana agakombe arukunyapikeru satani abose bavuze wavuze ngo urushirumo kandi nawe mureba kwarusha ubone taho uturutse ndetse nawe ubona atarutekereje cyane yego ariko noneho nyumaga witeze umutego kuko urushiru kugezeho ugira gute utaha ayo namapepe nimugire ngo tugomba kugenda bushiye imipango n'esefasi usugira ngo urugo uri imana urarucora nidese uravuga ngo bisoza n'ikendo kirigende gutyo uzaje mu rugo witeguye ikintu kimwe uzagende witeguye kubaka no gukosora amakosa yose ahari ukayasengera ugashyuhashize nimugire ngo yemere ariko ntimukagira ubwana umuhungu muremure ngo amaboko mani ibyo ni iby'ubwana by'urupfu tuvuge ngo yemere ngo umuntu ngo mu rugo rwaje ngo tuvuga gutya ngo jenshi bizovuga ubaye imana yahe gute uzubira ngo abandi bo babayeho kuriya nibo babihamagaye barabisengese ngo ariko biba byarabaye ariko kandi hari icyizere ku mana ko bobire pare bigakira ndumubwira ngo kandi biri zivuga neza zivuga ngo nta muntu n'umwe we ikigaragazo ngo atabasha kugira gutuka ngo kwihanganira uzureba sikabona ngo ni kinini niro cyari burako uzijyaje ndumubwira ngo nigeze numva umugabo sinzi bariko babitubwira tuvuge ngo umugabo ngo yagize ikigeragezo ngo cy'umugore yego ko ntanukaga kujya kanyuma batubwiye amukoreye
twari turamubaje mwamwirutse umugabo wabwiye kubwira Imana ngo muhindure umusara cyangwa nari kugatekereza ahantu noneho uwo mugore ngo bize gukora utukoryo turemereye kuko narakuze kuva nyine karasa n'agafatika nimubwire ngo haba utuntu tumwe nyine uzi ukareba nawe ukamuvuga ngo ni igitangaza mureka mbabwira kabaye ubu nyine twarako dusoma yego nitumara nawe uri umugabo uhita uvuga uko wabwira hari umuhungu wagiye muri Amerika agenda afite umugore yego aragiye ahubutse asanga umugore afitanye kontra n'umuburaka umuburaka ni abantu bari Amerika ndango siko bimeze arangiza aramubwira ati wowe uricaramo ariko ntakumvugaho ntakunkoraho ndore uyu dufitanye kontra nirangira tuzabona kuvugana nawe nusakuza ndagusubiza Afurika cya kabiri ugize ukuntu ubwiruye n'ubuzima bwawe witegure ko bwokira gute kurushinga urangire vuga ngo iro ni jaribu just jaribu wara none kandi nawe gisigura ariko umugabo iwe numvishe jaribu yari afite umubwire ngo yebe ariko umuntu tuzamusengere twese siko bimeze yatanze ka message vuba muzamusengere twese tumusengere Imana izamugire neza gukomeza umutima asigaye icyo azakoresha urizo kimwe nimubwire ngo amen icyo narize ariko tuzamudubiye Imana umuhumurize kuko yaranditse aravuga ngo we abantu yandikiye ngo ageze ku rwego atekereza ko yakwiyaho yego none sinzi ukuntu agatima kakubwiye ngo niyandikira abandi yumva icyo bavuga kuvuga ngo araho ikibazo afite nta byangombwa afite bishoboka ko yaciye hahandi nimubwire ngo amen cyo kibazo natekereje none uwo mugore rero ni umugabo ikintu cyabaye uwo mugore yamukoreye ibintu bikomeye nabyibagiwe niko kabazo bwize konye ariko byari bibi bihiga nimba ariko bya bindi bya Hoseya tuvuge ngo ngo Imana waragenda aja mu butayu waragenda ashikabira Imana ati Imana nagusabaga ngo mpindurire umusaraba atumpindurire umusaraba uyu mugore tibabona batwabona noneho hageze ndananiwe n'ubwishe bigoye ariko nibaza ukuntu uwo muhungu ari kubona buraka yinjiranye n'umugore we iriya akambwira ngo jari ikavuga ngo nawe waragosha nimubwire ngo ebe uwo muhungu musengere nawe ndamwibutse kandi nimubwire ngo ebe n'uwo nawe ni kuko byari bimubereye noneho ndagize ngo wa mugabo amare guhudumiye ngo Imana yamubwira guke iramuterura ngo imutiguye mu kibaya ngo iramubwira ati tora nguhindurire ngo atoye umusaraba ukaza ngo ufite ibiro ngo atoye ibiro ngo atoye ibiro ngo aragiye ngo ashike ku ngo aramuteruye ngo aravuga ngo please omwe ngo ahubwo mbuye ngo arambwira ngo uwo ni gwawe uwo ni nyamugore wawe haleluya atubona inyamugore ni uteruye wumva arabowe none baravuga ati Imana ngaye amahoro kasubireyo ngo asubirane no kwihangana nimubwire ngo amen narinde kuvuga ko Yesu Paulo yaranditse aravuga ngo Imana ngo tiyokunda kutugerageza ikigeragezo kize gute kireze kwihangana kwacu kuko ari ukuntu Imana izidusovamo ikagabanya ububabare ngo butatwica nimubwire ngo amen kandi ikadushoboza kugira ngo tubishobore ese kwa makuru yageze muri vuye Imana reka ntange kubaha Imana yo kuri kumuha ubwenge bw'ikirenga isi yose kwiga nimubwire ngo amen mwoba mu buzima abazungu bakaza bava muri Amerika bakaza kubaza ngo se ubuzima mubamo mwari kuze kandi bitaravuye ntayi formule nimwe twakwiye kubaha Imana waruzi ko igicucu cyuzuse bwabaye burenge kikitubaho ni igicucu ariko si nimugire ngo yeme ni igicucu cyabo twashikama tukaza
Gusa mwese mukundana kandi twe tuzi ko dusigaye twangana. Umubwira ngo eme. Ntabwo uri kumwego ngo hokweke mu gihume gutyo. Buri twe ntabwo tuzi ni igicucu cya y'Imana. Bwa bususe bwigeze kutubaho. Umubwira ngo eme. Ya shusho nziza twagiraga umugabo yazazika akamenya ngo mwanaka ngo ntamata bafite kandi batanga kumubwira. Tuvuge ngo eme. Amen. Agatuma umwana uzabwira bazazabazana iki. Bazazana inkongoro kirara. Cyangwa agafatika kayingo. Nuvango amen. Amen. Bwira mugenzi wangu kuba Imana ari bwo bwenge. Kuba Imana ni bwo bwenge. Bitegeza ko mwobaho mwazi Imana, mwokwanga Imana, mugati Imana ya Isiraheli. Mwamaruka kwanga Imana nukwiyegurira akavuyo. Wawijije ibivungano n'akajagari n'imitima mubi n'ukwiyegurira ubuzima bubi buzahora buguhana. Kandi tuzabwakira wewe. Uzabwakira ugandikiriza abantu, ugandikiriza abaturage, ariko tukumenye Imana, tukizera, tugakiza. Nimugire ngo amen. Isi yose dusarira abatu uko hamutuye. Tuvuge ngo amen. N'abatangiye kubigiraho bakazaza kubabaza. Ariko ngali mnaanza kufanya nini? Kukopia sijui. Mtangiye kwigana imico y'abanyamahanga. Yutaga idakumuka kuba Imana. Nani? Yesu ni mwiza. Nimugire ngo amen. Muzi ko kubaka kuri Yesu iyo umuntu ahagaze mu Kristo, Bibiliya izimugereranya ngo nk'umuntu ngo wubatse inzu yo kurutana. Iyo nzu ngo nubwo imivu yotemba iyagikari ngo ntaco yinyeganyeza. Kubera Kristo. Umuntu ahagaze mu Kristo. Satani azaza kare. Uzabwira ngo niki cyamaze, niki zagisenya ibintu. Niki zagikora ibintu. Si Satani. None sansu dahagaze mu Kristo yo gukorera iki? Anakura roho. Aza gukorera ibyo nawe utatekereza. Bwira mugenzi ngo twumugezi wa twubahe Imana ni bwo bwenge. Kuba Imana ni bwo bwenge. Cyo bifuriza nijoro twari dufite topic ivuga ngo cyo twifuriza bene wacu ngo nuko bogira gute? Kubukiza. Kubera ko minota ambone ese yaje kuyoba mugire ko amen. Okay, ngane kumusoza. Haleluya. Haleluya. Twongere haleluya. Haleluya. Twongere haleluya. Haleluya. Koko nimba wemera ko ushaka ubwenge, shira mu ngeso zawe. Shira mu ngeso. Zerekane izo ngeso ufite. Uvuga ngo ubwenge nawe ufite izo ngeso. Iyo mirimo mibi uzukora uzumva kuko igira isano n'ubwenge bw'Imana. Manuka mu mbuto zawe. Hakundi ukigira hari ibyishimo ukigira n'umutima. Kugira neza uzurabiheruka. Ibyo byose mu buzima tutubaha Imana. Umubwira ngo amen. Amen. Kubaha Imana kwigisha umuntu ubwenge, kukera imbuto. Nimubwira ngo amen. Amen. Ukamuha direction. Icyo bifuriza abagore bari hano, abakobwa bari hano, abagabo bari hano, nta kindi cyo dufasha muri ubuzima bwa none ndetse tuzageza mu buzima buzaza keretse twisunze Imana. Mose yaravuze ngo iyo batura abanyabwenge ngo twumenye iki kintu ngo twita no kwiherezo ryacu. Ni byiza kwiherezo, ni byiza muri ubuzima. Ijambo ry'Imana rituganze. Ariko bashaka guhindura